reka nizere ko umeze neza uri hose, nizere ko wowe uri mu majyaruguru, mu majyepfo, iburasirazuba n'iburengera bwaryo, niba kibabo mu mujyi wa Kigali, nizere ko mumeze neza mwese, nizere ko Imana igenda ishyira mu bikorwa gahunda zanyu ndetse n'ibyo mwayisabye muri kuyishima kubera ko iri kugenda ibigeramo neza cyangwa se bigukorera. Abo bitagenda neza, nizere ko namwe ejo cyangwa se ejo bundi bizagenda neza. Uyu munsi nuriya, uyu munsi ni wowe ndetse n'abandi birakomeza bikomeze bigende neza, gusa Imana ntabwo ikibesha. Niba hari icyo yakubwiye kabisa iraje igikore. Hanyuma ngende Eros, nanone ndacyari Eros hano kuri channel ya Birashoboka TV Rwanda, tugenda tukugezaho amakuru y'ibyamamare agiye atandukanye, ibyamamare muri sinema, abahanzi ndetse n'abandi bagiye batandukanye ku mbuga nkoranyambaga. Uyu munsi turaza kugaruka kuri Ishimwe Dieudonné. Ishimwe Dieudonné ni uwitwa Prince Kid, abenshi niryo zina bamuziho kuko uyu nguyu yahoze ategura Miss Rwanda hano mu gihugu cyacu. Ni ibintu twakundaga turi benshi, gusa uyu munsi wa none ntabyo tukibona bitewe n'uko uyu Prince Kid yajya hamwe n'ibyaha bigiye bitandukanye. Yajya hamwe n'ibyaha byo kugenda afata abakobwa ku ngufu, abakobwa yajyanaga muri Miss Rwanda ngo yagendaga abafata ku ngufu kugira ngo bajye muri Miss Rwanda, yagendaga abasaba ruswa y'igitsina bamwe, ibintu nk'ibyo ngibyo byo yagiye ashinjwa n'ubutabera. Hanyuma uyu munsi turaza kugaruka ku kuntu yafashwe ari hara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu benshi bagiye bavuga ibintu bigiye bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga, bavuga ngo uyu nguyu agomba gufungwa, ndetse ngo yari yaratorotse ubushinjacyaha hano mu Rwanda, ayahungiye irahirya muri USA, kandi ngo irahirya naho yagiye ashinjwa ibindi byaha. Uyu munsi turaza kugaruka buryo Maître Elias ari nawe uri kugenda amuburanira. Uyu nguyu Maître Elias ni umuntu ukomeye cyane kuko ni nawe waburanye urubanza rwa Titi Brown, kandi Moscow Titi Brown yabaye umwere kabisa, nawe yagendaga ashinjwa ibyaha bigiye bitandukanye. Hanyuma uyu Maître Elias akomeza avuga ko Prince Kid ntabwo yigeze atoroka mu butabera, ahubwo ko Prince Kid yafunzwe noneho nyuma akaza kuburana, nyuma yo kuburana akaza kugirwa umwere, noneho urukiko rukaza kuburana, akaza kuburanira nanone mu rukiko rukuru rukamuhanisha imyaka 5, kandi ntabwo yari ari kwemererwa kujurira kuko yari yageze mu rukiko rukuru. Ibi ni byo bita fugitive suspect. Hanyuma itegeko 027 agakubo 2019 ryo kuwa 19 z'ukwa 9, iri tegeko rivuga ko umuntu watorotse ubutabera ni umuntu wari uri mu rubanza atarakatirwa, n'inkiko kabisa. Ibingibi bitandukanye n'ibya Prince Kid kuko we amaze gukatirwa yari afite iminsi 30 yo kuba yajurira mu rukiko. Hari abanditse ko Prince Kid yatorotse ubutabera agomba guhanwa. Ira arrest warrant niyo kugira ngo afatwe arangize igihano cya ira myaka yari yakatiwe. Hanyuma USA Customs nayo igaragaza yuko Prince Kid yinjiye mu gihugu byemewe n'amategeko. Urumva ko nyine we ntago yari yatorotse, kuko yaza kuba yaratorotse aba yarafashwe cyangwa se akaba yarinjiye bitemewe n'amategeko. Yafashwe mu kwa gatatu mu gihe cya mbere, nyine atari yawe igihe cya mbere aburana bwa mbere, ndetse afatwa akiri hano mu Rwanda. Yari yafashwe mu kwa gatatu, hanyuma aza kurekurwa mu kwa 12 agizwe umwere. Nyuma urukiko ruza kujurira, ari nabwo yakatiwe imyaka 5. Hanyuma hari abakomeje kuvuga ko icyaha cya Prince Kid ari icyaha cyangwa se icyaha mpuzamahanga. Iki cyaha rero ngo ntabwo ari icyaha mpuzamahanga, niko Maître Elias yakomeje kugenda avuga ko icyaha mpuzamahanga ari icyaha kiba cyarakorewe mu gihugu ndetse no hanze. Avuga ko iki cyaha kubera ko cyakorewe mu Rwanda, ni icyaha cyakorewe mu Rwanda kabisa, ntabwo ari icyaha mpuzamahanga. Hanyuma kugira ngo umuntu azanwe mu gihugu avuye hanze, nuko Minisiteri y'Ubutabera ndetse na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ziba zarabyumvikanyeho, zarakoze amasezerano kugira ngo ibyaha runaka umuntu waba warabikoze mu gihugu cyabo akajya mu kindi gihugu yabikora, noneho yajya muri icyo gihugu akaba yafatwa. Haba harimo ibyaha bigiye bitandukanye, ariko biterwa n'amasezerano igihugu kiba gifitanye n'ikindi. Hanyuma wibuke ko iyi nkuru ya Prince Kid yigeze gukora ku bantu bagiye batandukanye, kuko Mutesi Jolly yigeze gufungisha umwe mu banyamakuru bakora ku mbuga nkoranyambaga, bitewe n'uko uyu munyamakuru yagendaga ngo asebya Mutesi Jolly. Hanyuma Mutesi Jolly murabizi ko
nawe ari umwe mu bantu babaye Miss Rwanda hano mu Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2019, akaba ari umwe mu bakobwa b'abahanga cyane kandi babayeho muri Miss Rwanda, akaba ari umwe mu bantu bamaze kugira amafaranga menshi kabisa. Uyu mukobwa ngo nta kuntu uriya muntu yararamuvuga nabi ngo bumugwe amahoro kabisa. Uyu nguyu yabigendeyemo nawe aza gufungwa bitewe n'uko yagendaga atangaza inkuru ngo zivuga nabi uyu mukobwa. Hanyuma nge nkubwire ngo ndi Eros, dukomeje kubana kabisa. Nge ndakubwira ngo inkuru yacu ni hano tuyisubikiye cyangwa se tuyisoreje. Hanyuma komeza udukurikirane ukanda subscribe ndetse wibuke no gukanda kunzogera, ndavuga ku bantu bashya. Hanyuma abandi mugende muri comment mutubwira ati ese Prince Kid bizagenda ute, ko mbona ko bikomeje gukomera kuri we, bikomeje kumukomerera. Hanyuma niba wakunze inkuru zacu kanda like, hanyuma utwereke ko turi kumwe, usharinga n'inshuti zawe zigenda zimenya amakuru y'ibyamamare agiye atandukanye hano mu Rwanda. Ubwire ngo ciao ciao, tongere tubonane mu zindi nkuru zikurikira. Ndaje ngutemo inkuru nziza kandi ziryoshye kabisa, zigezweho kandi zizeho.